Shalom, shalom, shalom. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ko Yesu Kristo niwe soko y'amahoro yacu. Turashima Imana ko ari nziza. Turashima Imana ko ari yo kwizerwa. Turashima Imana ko ari Imana. Izina ryayo rihabwa icubahiro. Amen. Hari inkuru nifuje ko tuganira. Bibaye byiza ubishoboye nawe wafata umwanya ukayisoma, hanyuma ukayitekerezaho, Umwuka Wera akagufasha gukomeza kuyumva kurushaho. Ni inkuru iri muri Luka ibice 16 umurongo wa 9. Hari inkuru y'umuntu wari umutunzi, wari umukire, wari ufite ibintu byose yari akeneye muri ubu buzima. Yari afite imyambaro myiza, yaronkaga ibyo kurya byose yifuza. Mbese yari abayeho ubuzima bumunejeje kubera ko yari afite ibyo tuba dukeneye byose muri ubu buzima. Hanyuma hakaza undi mugabo muri iyi nkuru witwa Lazaro. Lazaro yari umukene. Iyi nkuru yitubwira ko Lazaro yari umukene. Ubwo ni Luka ibice 16 umurongo wa 19 ugakomeza ukagera ku murongo wa 31. Lazaro rero nawe ngo yari umugabo w'umukene, nta kintu yari afite muri ubu buzima, yari arwaye, ntabwo yari amerewe neza, kandi ngo yahoraga mu marembo y'urugo rw'uyu mugabo w'umukire. Lazaro ngo niho yabaga, akajya yifuza ko yanabona n'ibiryo basigaje kugira ngo abone ico arya. Hanyuma iyi nkuru ikomeza itubwira ngo aba bagabo bombi baje gupfa. Lazaro, abamarayika ngo bamujyana mu gituza cya Aburahamu, umukire nawe arapfa ajyanwa mu muriro. Hanyuma uyu mugabo yaje ngo kubura amaso, aza kubona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu. Abwira ngo Aburahamu ngo, sogokuru, wohereze Lazaro basi afata urutoki rwe arukoze mu mazi, umutonyi w'ayo mazi ugere ku rurimi rwanjye, kuko ndababaye cyane, ntago miriwe neza. Aburahamu aramubwira ngo ntago bishoboka. Ntago byashoboka ko umuntu uri hano turi yaza akagera aho ngaho. Nta nubwo byashoboka ko umuntu uri aho ngaho yaza akagera aho turi. Ntago byashoboka. Umuntu wageze aho ntiyahava, umuntu wageze hano nawe ntiyahava. Ibi bivuze ko nyuma yo gupfa nta kintu wahindura. Icyo wakora cyose wagikora ukiri mu mwuka, utarapfa. Icyo wahindura cyose wagihindura ugifite ubu buzima, utarava mu mwuka. Aho twahereye haruguru havuga ngo uyu mugabo w'umukene yahoraga mu marembo yo kumukire, mu marembo y'urugo rw'umukire. Hari impamvu wisanga hari umuntu uri mu maso yawe, kandi ureba neza ukabona ko hari icyo akeneye.
kandi icyo akeneye ugasanga uragifite. Ntabwo iyi nkuru ishatse kutubwira ngo abakene bazajya mu ijuru abakire bazajya ikuzimu. Oya, iyi nkuru ntabwo ari cyo kintu yari igendereye kutubwira, ntabwo ari ryo somo riri muri iyi nkuru. Isomo riri muri iyi nkuru ni irikubwira ngo hari umuntu mu maso yawe, bugufi bwawe, hari umuntu ubana nawe, hari umuntu uhura nawe, hari umuntu wagirira neza kubera ko hari icyo ufite washobora kumufasha. Iyi nkuru ni ikigambiriye kutubwira. Umuntu uri mu maso yawe, umuntu Imana yashize imbere yawe, ureba neza ukabona hari icyo wamufasha, bibaye byiza wakimufasha kubera ko hari impamvu yatumye yisanga ari bugufi bwawe, cyangwa se hari impamvu yaguciye mu maso cyangwa se aguhora mu maso. Dukomeze n'iyi nkuru. Iri jambo Aburahamu yamubwiraga, akamubwira ngo ntabwo byakunda ko umuntu wageze aho ngaho yahava ngo agere hano, cyangwa se uwageze hano yahava. Mbese mu yandi magambo yaramubwiraga ngo aha bigeze nta kintu cyahinduka. Ikintu gishobora guhinduka igihe cyose hari icyo wahindura ku buzima bwawe, igihe cyose ukiri muri ubu buzima, igihe cyose ukiri mu mwuka hari icyo wakora ugahindura ku buzima bwawe. Ariko iyo wapfuye biba byarangiye, kuko ikuzimu nta murimo, nta mugambi, nta gikorwa, nta ibintu byose biba byahagaze. Nta kintu wahindura ku byo wakoze, ariko ugihumeka birashoboka ko wabihindura. Birashoboka ko wava mu bibi ukajya mu byiza, birashoboka ko wareka gukora ibibi ugakora ibyiza. Hanyuma uyu mugabo, uko inkuru ikomeza itubwira, uyu mugabo yaje gusanga ko Aburahamu amubwiye ko nta kindi kintu kuri we nta cyaba kigihindutse. Yumva agize impuhwe z'abantu yasize, z'abavandimwe be yasize, z'abaturanyi yasize. Aramubwira ngo mfite abavandimwe banjye, basi ohereza Lazaro ajye kubaburira, nyaboneka batazansanga aha hantu, kuko umubabaro uhari. Nta muntu wakwifuza ko umuvandimwe we yamusanga. Imana itubabarire, Imana itubabarire. Aburahamu aramubwira ngo ntabwo nabyo bishoboka, ntabwo bishoboka. Uyu mugabo yageze amubwira ngo basi nibabona umuntu wapfuye akazuka akaza kubabwira ngo mwa bantu mwe nimukizwe mutazajya mu muriro. Basi babonye umuntu wapfuye akazuka, bashobora kuva mu byaha, bashobora kwihana, bashobora guhindukira kugira ngo batazansanga hano. Aburahamu aramubwira ngo ntabwo nabyo bishoboka. Hari abababwira, iyi nkuru muze kuyisoma, ba Mose barahari, abahanuzi barahari, abavuga ijambo ry'Imana barahari, turaryumva tukongera tukaryumva. Ujya muri gare ukumva umuntu arimo aravuga ati nimwihane, watambuka kuri radiyo ukumva umuntu arimo arabwiriza ati nimwihane. Aramubwira ati barahari, 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 abababwiriza barahari. Nibatumvira abo ngabo nta kundi. Ariko ntabwo Lazaro yasubirayo. Imana itubabarire. Bavandi, ntabwo wa mugani twategereza ngo abapfuye bazazuke baze kutubwira ngo umuriro urahari, ukuzimu kurahari, ijuru rirahari. Oya. Kandi turacafite igihe cyo guhindukira tukava mu byo turimo, tugahindukirira Kristo, tukamwakira akatubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu cyangwa se ubuzima bwacu, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwe bw'iteka,
aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kurwara, aho tutazongera gupfusha, mu buzima bw'iteka tunezerewe. Reka umwuka w'Imana akomeze atuganirize, aganirize imitima yacu, duhore twiteguye kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe Kristo azagaruka, ko yaravuze ngo nzagaruka, ngiye kubategurira, nzagaruka mbajyane. Duhore twiteguye, duhore twisuzuma, tuve mu byo turimo bitanejeje Uwiteka, kugira ngo Kristo naza tuzabane mu bwami bwe bw'iteka. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha. Amen.